mbasuze kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza hirya no hino aho muri hose. Nitwa na Christine Rushwa, mbahaye ikaze ku IBENDERA TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho ubuhamya dukesha umudamu witwa Mireye cyangwa se Mimi, aho agenda atugezaho ibigeragezo n'intambara yahuye nazo muri ubu buzima tugenda duhura nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu Mireye umenyerewe ku izina rya Mimi atangira ubuhamya bwe agira ati, ubwo nari mfite imyaka 19 hari umusore twakundanaga, naramukundaga cyane nkatekereza ko ari we tuzabana tukubakana urugo. Numvaga nshaka kubaka urugo, ariko haciyemo igihe uwo musore naje gusanga nta gahunda yo kubaka afite, nuko turatandukana. Icyo gihe papa wanjye yakundaga kunywa inzoga nyinshi cyane, yamara gusinda akajya antoteza amoza ku nkeke ambwira ngo nzamuvire mu rugo njye gushaka umugabo. Nahoranaga amarira n'agahinda byinshi, nta n'ijambo nagiraga mu muryango wanjye, kubera ukuntu papa iyo yantukaga yajyaga ku musozi akantuka avuga cyane, abantu bose babyumva. Igihe kimwe umudamu wari umupangayi mu nzu y'iwacu yaje kunyurira arambwira ngo nabuze byose nk'ingati imenye, ngo nabuze kuba umugore mbura no kuba umukobwa. Yari amagambo abihiye amatwi yanjye cyane, byarambabaje cyane, ngira umubabaro mwinshi cyane. Icyo gihe nari maze kugira imyaka 22 yose. Bitewe nuko nakundaga gusenga, nagiye gusenga mfite umubabaro mwinshi n'agahinda byinshi, ntakira Imana ndayinginga ngo intabare. Nuko Imana ibinyujije mu bakozi bayo batandukanye ikampa amasezerano atandukanye, ikambwira ko izangirira neza, ko izampoza amarira, ikampa ijambo mu muryango wanjye, ikambwira ko izankorera ubukwe bwiza, ikanyambika impeta ihenze, ikampa imodoka, ikambwira ko kandi izanyubakira urugo rw'umugisha, ikantuza mu gihugu cyiza cy'amahanga. Ibyo iyo abakozi b'Imana babimbwiraga numvaga ko bavangiwe, kuko narebaga inzira byacamo nkayibura, kuko twari dukenyeye kandi nta mashuri nari mfite. Ntabwo nari narigeze niga ngo ndangije amashuri, ariko nubwo nakundaga kujya gusenga, mu by'ukuri sinari mbihagazemo neza, nari umunyantege nkeya. Nyuma y'icyo gihe naje gukundana n'umusore twasenganaga, we yari yarize amashuri yisumbuye. Ubwo twari tumaranye amezi 7 dukundana. Yansabye ko twabana nkamubera umugore, ndamubwira ngo ndabyemeye. Dupanga gukora ubukwe, tubibwira n'ababyeyi barabyemera. Noneho yohereza abasaza iwacu baraza bafata irembo. Twari twarapanze ko tuzasezerana mu murenge muri Nzeri, noneho dusaba no gukwa no gusezerana mu rusengero, bikaba mu Ukuboza k'uwo mwaka twari twarihaye. Muri iyo minsi rero nibwo nagiye kumusura kubw'intege nke, tugwa mu cyaha cy'ubusambanyi turaryamana. Nyuma y'ibyumweru bike nza kumenya ko yanteye inda. Amaze kuntera inda, ibintu bitangira kuba bibi. Uwo musore atangira kumbwira ngo nitumara gusezerana mu murenge nzahite mfata imyenda yanjye ubundi musange tubane. Ibyo narabyanze kuko nabonaga naba nsebeje ababyeyi banjye ibirushijeho. Ndamubwira ngo reka tubibabwire babimenye ko tugiye gusezerana mu murenge gusa. Nuko tubibwira iwacu barabyemera. Ariko hagati aho umuhungu nkabona yarahindutse, asigaye ambwira amagambo mabi,
nkabona nta kinyubaha, nta nubwo icyo gihe yari akinkunda nka mbere y'uko turyamana. Habura ibyumweru 2 ngo dusezerane mu murenge. Nabonye bigoranye kuko uwo musore nta nkwano yari yakazana iwacu, yari ataranashaka inzu tuzabamo, nta n'ikintu na kimwe yari yaraguze, byaba ibikoresho byo mu nzu n'ibindi nkenerwa. Habura icyumweru kimwe ngo dusezerane, inda nari ntwite yaje kuvamo. Uwo musore abonye ko ivuyemo kandi uko byagenze kugira ngo ivemo abizi, nibwo yanyandikiye message ambwira ko atakinkunda ngo mubabarire. Nahise numva ntayo umutwe kuko iwacu bari bamaze gutumira abantu, nuko ndamuhamagara yanga kunyitaba. Njya kumureba iwabo ndamubura, mpasanga mukuru we ambwira ko yagiye ku rusengero, nuko naho njya kumuhiga. Nongeye muhamagaye kuri telefone aritaba, arambwira ngo ariko uwa mukobwa we, igihe nakubwiye ko ntagukeneye ntago wumva. Ndamutegereza, asohoka mu rusengero. Ageze hanze mufata akaboko aranyishikuza aransunika. Aba ahamagaye umugore bari bavanye gusenga, aramubwira ati ingwino umvane uno mukobwa imbere. Nuko ikiniga kiramfata, ntangira kurira nikoreye amaboko mvuga ngo nsebeje ababyeyi banjye. Ariko ubwo mu rugo nari ntarana babwira ko umuhungu yanyanze. Kuri njye byari agahinda karenze uko umuntu yatekereza. Ako kanya abantu benshi baba batangiye kunshungera, bambaza ngo uriya muhungu agukoreye ibiki? Ndababwira ngo twari dufitanye ubukwe none aranyihindutse kuko haburaga icyumweru ngo tujye gusezerana mu murenge. Abo bantu barambwira ngo ushima Imana imukweretse mbere y'uko umubana, buriya hari icyo Imana ikurinze. Baranyihanganisha, maze umugore umwe mu bo twasenganaga anjyana iwacu, ababwira ukuntu ansanze mu nzira ameze mfite agahinda kenshi, ababwira ko umusore yanteye utwatsi. Mu rugo kubyakira bibanza kubagora, bazindukira iwabo w'umuhungu. Bamuhamagaye yanga kwitaba. Nyina abwira ababyeyi banjye ko umuhungu we iby'ubukwe yabivuyemo. Iwacu baravuga ngo basi niba ari inkwano yabuze nta kibazo, ntayo tumusaba. Umuhungu byose arabyanga. Nibwo naryamye nijoro, kuryama biranga, ambura ibitotsi, umutima utangira akunsimbuka. Ndabyuka njya gukomanga mu cyumba cya mama, ndamubwira ngo ndashaka kuba andi kumwe nawe. Mama akingura icyumba cye, ndagenda ndaryama. Nabwo gusinzira biranga, sohoka mu cyumba cye njya mu ruganiriro. Ngeze aho ndafungura agahoro gahoro ngo njye hanze niyahure. Baraza baramfata iwacu bose, baravuga ngo umwana wacu reka kwiyambura ubuzima, ntabwo umuhungu ari we watuma wiyahura. Njye muri njye sinzi uko niyumvaga, mbega satani yari yansabye. Numvaga nta buzima ngikeneye, ahubwo numva nishakira gupfa. Ayo majoro nkarara nabuze ibitotsi, inshuti zanjye zikajya akungurira ibinini byo kugira ngo nsinzire, nkabinywa ntibigire icyo bimarira, nkabura ibitotsi, nkarara nkanuye amaso bugake. Nagezaga saa 6 z'ijoro, umutima ukaba uransimbutse. Umutima ukandya, nkumva amajwi menshi ampatiriza kwiyahura, nkumva naranze isi kuko nabonaga isi yarambanye umukara. Bukeye pasiteri na mwarimu bo ku rusengero barampamagara, bambwira ko twahurira ku rusengero n'uwo musore bakagerageza akutwunga. Ndabyemera, njyayo. Tubageze imbere bamuha ijambo ngo avuge. Atangira avuga ko atanzi, ngo nta hantu na hamwe anzi, ngo nta nubwo twigeze dukundana.
ati abandi bahungu bamuteye inda agerageza no kuyikuramo. Aho nicaye numva birandenze, nibaza niba uwo ari wa wundi wambwiraga ko ankunda, nibaza niba ari wa wundi waje kumfatira irembo, nibaza niba ari uwo umuntu nakunze, nibaza niba ari we wari ugiye kumbera umugabo, ngira ngo ndi mu nzozi. Mu gihe arangije kuvuga ndapfukamye nsaba Imana imbabazi iz'ibyaha nakoranye nawe, ariko sinabivuga byose. Pasiteri aramubwira ngo ese ko uri kumubwira gutyo uyobewe ko ufashe irembo bizwi n'abantu bose? Umusore aba arikubise aragiye, ariko abanza kunyishongoraho aravuga ngo rwose nakora n'ubukwe azantumire nzabutaha. Nge ibyo nabifashe nko kunyina ku mubyimba, ashaka kuvuga ko nta bukwe nzakora. Nari ndi kumwe na mama yamperekeje, mama wanjye arankomeza, yambereye umubyeyi mwiza birenze ubwenge bwanjye, yambaye hafi cyane, ntiyigeze antererana muri ibyo bihe bitoroshye nari ndi gucamo. Twaratashye tugeze mu rugo, gusinzira bikomeza kwanga, nabwo nararaga nkanuye, niyo nasinziraga byabaga ari nk'isaha imwe gusa, ubundi umutima ukaba uransimbutse nkashidukira hejuru. Naje kubona ko ibyo bintu atari gusa, nigira inama yo kujya ku umunyamasengesho twari duturanye, akimbona ansaba kwatura ibyaha byanjye byose, ndabikora. Ahita ambwira ko nari ngiye gupfa, arambwira ngo ubu tuvugana wari ugiye gupfa, dore uri kuva n'amaraso menshi cyane. Kandi koko nari ndi kuva amaraso. Nuko uyu munyamasengesho ambwira ko Imana inkijije, aransengera, ariko antegeka gukora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ndataha ayo masengesho kuyakora birananira kuko nari meze nabi, nuko nkomeza kubura ibitotsi, umutwe urangya cyane, kuryama nabyo biranga. Ubwo ni nako abantu benshi bampamagaraga bambaza gahunda z'ubukwe aho zigeze, kuko batari babizi ko bwapfuye. Ibyo bintu kubyakira byarananiye, mera nk'umusazi. Nibwo iwacu bahamagaye abanyamasengesho baraza baransengera. Haciyeho ibyumweru nka 2 nagiye kuri wa munyamasengesho, mpasanga abandi bakozi b'Imana 2, nuko baransengera. Umwe muri bo ambwira ko hari umuhungu wo hanze Imana imweretse ko ari we tuzabana, ati gusengera uwo hanze akaba ari we Imana iguha, no gusengera uwo umwendaga gukora ubukwe, nsengere inde muzabane muri aba bombi. Nuko nanjye ndamusubiza nti uwo twatanye ntawe ngishaka, Imana impe umushya. Maze nkihava mu byumweru nka 2 gusa, Imana iba impuje n'umusore uba i Burayi, turamenyana, mubwira ibyambayeho byose arabinkundira. Ubwo hari haciyeho nk'ukwezi ubukwe bwa mbere bupfuye. Nsubiye inyuma gato, hari umukecuru twari duturanye ubwo ubukwe bwa mbere bwapfaga. Uwo muntu wese yahuraga nawe unzi yaramutangiraga akamubwira ngo ese wari uzi ko ubukwe bwa ya nshuti yawe bwapfuye? Umuhungu yamuteye inda, arangije aramubenga, none iwabo bagiye kumuhisha. Ikindi gihe nacyo uwo mukecuru yaraje we n'abakobwa be, batangira mama na papa mu nzira bagiye ku kazi, barabakomera babavugiriza induru bati ese iyo murebye mubona amwashyingiza? Mwebwe muzashyingiza ari uko ngewe ntakiriho. Uravuga ngo wabuze umukwe ubura n'umwuzukuru? Uraje urebe. Nari narabaye igitaramo cyabo no ku musozi twari dutuyeho, nabo byari uko. Nari narabaye iciro ry'umugani, narabaye ikiganiro, ni njyewe wari inkuru ku musozi wose. Bamwe bakavuga ngo ubwo nabonaga uwo musore wambenze twabana koko.
ngo ntabwo umusore wize yashaka umukobwa utarize nkanjye. Nanjye nari nariyanze, isoni zaranyishe, nta gisohoka mu nzu. Cyari igisebo gikomeye cyane kuri njye no ku muryango wanjye. Uwo musore w'i Burayi yansabye ko twabana, birantungura cyane. Ndabimwemerera. Nyuma y'iminsi mike rwose, nta n'igihe kinyuzemo, bahita baza gufata irembo. Twahise dupanga ubukwe, tubupanga mu kwezi k'Ukuboza k'uwo mwaka nk'uko n'ubwa mbere ariho bwari bupanze, ku buryo abantu bamwe na bamwe twatumiye batekerezaga ko ari wa musore wa mbere wisubiyeho, ariko bamaze kumva ko atari we ahubwo ari umusore w'i Burayi, bose baratangara, batangarira Imana. Ndashimira Imana ko yankoreye ubukwe bwiza cyane. Uwo mukecuru wansebyaga akiriho, kandi ubukwe bwanjye bwabaye nta n'igihe kinini gishize uriya umusore wa mbere abivuyemo, kandi n'ababyeyi banjye bari barasuzuguwe, bakabona noneho umukwe uburiza indege akabahesha agaciro. Ubukwe Imana yarabunkoreye, impa umugabo mwiza wize amashuri menshi, anayakomereza muri Amerika. Impeta ihenze cyane Imana yari yarambwiye niyo umugabo wanjye yazanye, yaranteguriye, ampa impeta ya zahabu, kuko Imana iyo ivuze iranasohoza. Imana yampaye ijambo mu muryango wanjye, ndetse impesha agaciro karenze. Ubu ndi umudamu ushima Imana, kandi Imana yambabariye ibyaha byanjye, inyambika imbaraga. Ubu nabaye mushya muri Kristo Yesu. Imana iracyanyubakira nk'uko yabinsezeranyije. Hariho abashatse kunsenyera birabananira, kuko ari Imana yanyubakiye. Ubu ntuye mu gihugu kimwe cy'i Burayi nk'uko Imana yabinsezeranyije. Uyu ntabwo ari umugani, ahubwo ni ubuhamya bwanjye bwite. Ibi byose byambayeho. Mimi akimara kubengwa yumvaga ubuzima bwe ariho bugarukiye, ashaka kwiyahura, nyamara nibwo ubuzima bwe bw'ibyishimo bwari bugiye gutangira. Yabenzwe n'umusore w'umugome kandi w'umukene utari kumukwa. Imana imuha umugabo mwiza umukunda cyane kandi w'umukire, amuhoza amarira yose. Imana yemeye ko abengwa, kuko yari afite undi yamuteguriye. Wowe udukurikiye ku Ibendera TV, nkwibutse ko ari ubuhamya bwa Mimi twakurikiranaga. Uyu mudamu witwa Mimi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yabaye iciro ry'imigani, yabaye igitaramo, aba inkuru yo kuvugwaho ku musozi yari atuyeho, ariko Imana iza akumukorera ibitangaza. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ko igihe cyose ugihumeka, buriya uba ufite igishoro cy'ubuzima bwo kubaho, kandi bwo kubaho neza. Ntugacike intege rero, haracyariho ubuzima. Reka mbashimire cyane mwe mukomeje kubana natwe ku Ibendera TV, yaba mu Rwanda, muri Afurika, ndetse no hirya no hino ku mpande zose zigize iyi si dutuyemo. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ni nako mbibutsa gusangiza ubuhamya inshuti yawe. Reka ubuhamya bw'uyu munsi tubusubikira ahangaha, mbibutsa ko ubuhamya n'ubundi ku Ibendera TV ari akagaruka. Mukomeze rero kumererwa neza no kugubwa neza. Imana ibahe amahoro n'amahirwe. Nitwa na Ntirushwa. Muhaye kandi umuronke.